Yes, nongeye kubasuhuza mwese mudukurikira ku Muririmbyi Gatatu TV muri hirya no hino hatandukanye ku mugabane w'Uburayi, umugabane wa Aziya, umugabane wa Afurika, umugabane wa Amerika. Uyu ni wa mwanya rero tuganira ku bintu bigiye bitandukanye nk'uko mubizi channel yacu tubagezaho ibiganiro bijyanye n'iyobokamana, ibiganiro byo guhugura abantu yaba bubatsi ingo yaba urubyiruko kugira ngo dufatanyirize hamwe kubaka ejo hacu hazaza. Mbashimire mwese rero mukora subscribe mugakurikirana ibiganiro byacu muri hirya no hino ku isi hatandukanye, mugakomeza kutujoininga muduflowinga ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Uyu munsi rero nkuko mubizi ubushize hari ibyo twari twaganiriye ariko ntitwabisobanura neza. Uyu munsi turasobanura ikintu kimwe, ikindi gihe tuzasobanura ikindi. Munsi turaza kurebera hamwe kwihangana. Ijambo kwihangana, kuki abantu inshuro nyinshi bakunda gukoresha iryo jambo. Kenshi na kenshi iyo uganiriye n'abantu ku ijambo bita kwihangana usanga abantu bataryakira, abandi baryakira mu buryo bugiye butandukanye, kandi ibintu byose tubigeraho kuko twagize kwihangana. Bivuze ngo umuntu mu kuvuka kwe avuka ari mutoya, ariko uko igihe kigenda gihita niko agenda akomeza gukura, nkuko Bibiliya bivuga ngo itangira riba rito ariko iherezo rikaba rinini. Ni ukuvuga ngo ijambo kwihangana ni ijambo ryakomotse ku bintu duhura nabyo muri iyi si dutuyemo. Muri iyi si dutuyemo hari ibintu bibiri tubonamo. Tubonamo ibyago, tukabonamo ibyishimo. Ibyago bizana umubabaro akenshi na kenshi. Iyo umuntu yagize ibyago byanga bikunda agomba kubabara kuko yagize ibyago, ariko iyo agize kwihangana ashobora no gukontorora ka kababaro ke yagize kuko habayeho kwihangana. Ubushize wenda tubivugaho twagiye tukomeza ku kwihangana, dukomeza ku bantu tubana nabo cyangwa mu kwisi uko tubayeho. No kuvuga ngo kwihangana iyo ukugize bituma ubana n'abantu bose amahoro. Urugero, ushobora kuba uturanye n'umuntu, ariko mu guturana nkuko ubushize twababwiye ko nubwo waba uturanye n'umuntu ntago habura agakosa gato gashobora kubaho kaguteranya na wa muntu. Bishobora kudaturuka kuri we, bigaturuka ku wundi muntu wo hirya. Ariko burya iyo umuntu yagize kwihangana ashobora gukorerwa ikosa akaba ashobora kujya kurisabira imbabazi kuko yagize kwihangana, kandi umuntu ufite kwihangana agira umutima uca bugufi. No kuvuga ngo rero kwihangana ni kimwe mu bintu by'ingenzi bidufasha kuba twatura kuri uyu mugabane, kuba twatura muri iyi si. Muri iyi si umuntu udafite kwihangana ntiyashobora kubamo. No kuvuga ngo iyi si dutuye ituwe n'abantu benshi cyane kandi bagiye batandukanye. Imana ijya kurema umuntu yaramuremye imuha ibitekerezo bitandukanye n'ibya mugenzi we. Uyu munsi ibyo ntekereza ntago ari byo undi atekereza, ariko twese duhurira kuri icyo kintu. Tugomba kugira kwihangana mu bibazo byose duhura nabyo muri isi dutuye. Tugomba kugira kwihangana. Aba evangelist cyangwa abavuga butumwa nibo bakunda kubwiriza kuri iryo jambo. No kuvuga ngo kugira ngo uve kuri step ya mbere, uve ku kintu cya mbere ugere ku kindi, no kuba wagize kwihangana. Iyo wihanganye wacuruzaga inyanya, ejo ushobora kugira butike kuko wihanganye. Mu Kinyarwanda baca umugani ngo birya abarambije abarambiwe bagiye. Iyo utihanganye ngo wicare ukora ikintu utuje, icyo kintu ukimareho umwanya kugira ngo ejo nigikomeza kwaguka uzamenye ukuntu uzakibyaza umusaruro, uzamenye uko uzakibyaza inyungu. Iyo rero ubuze kwihangana kugira ngo urambye, ntacyo bya bintu bikumarira. Reka rero nkomeze mbabwira ngo mukomeze gukurikirana ikiganiro cyacu. Next week muzongera mukurikirane igice cya kabiri cy'iri jambo kwihangana. Tuzavugamo ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Njyewe rero kuri mikoro Daniel Gitangaza, kuri kamera Jacques niwe twari turi kumwe. Tubashimire rero mwese mudukurikira muri hirya no hino. Murakoze.